bavandimwe inshuti za YouTube Dr.NIYITEGEKA Theoneste ndabashuhuje muraho amahoro. Uyu munsi nagarutse ngo tuganire ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu magereza yo mu Rwanda, ariko cyane muri gereza ya Rubavu kuko niho nabaye igihe kirekire kandi nkabona n'amabi yahakorewe. Uyu munsi rero ndagira ngo umuntu waba warabuze umuntu muri gereza ya Rubavu, ndavuga umuntu wapfushije umuntu agapfira muri iyo gereza akaba atazi icyaba cyaramwishe, akurikire iyi video amenye uko abantu bagiye bapfa n'icyabishe n'abagiye babica. Muri make nibyo turi buganire, ariko turi bwongere no kuganira ku bijyanye n'uruhare rw'abaganga bari bakuriye ubuvuzi muri gereza ya Rubavu, uruhare rwabo mu bwicanyi bw'Abanyururu. Abaganga bagize uruhe ruhare? Batabarije nde? Bakoze iki mu gihe byari bikomeye, mu gihe babonaga abantu barimo gutotezwa, barimo gukorerwa iyicarubozo, kandi abenshi ari bo barimo kubavura? Reka dutangirire ku kijyanye n'uruhare rw'abaganga mu iyicarubozo muri gereza ya Rubavu. Muri gereza ya Rubavu kimwe no mu yandi magereza hari abaganga bashinzwe gufasha imfungwa n'abagororwa, abanyururu, mbese gufasha abanyururu babaha imiti, babavuza, babaha n'ibindi byose bijyanye n'ubutabazi, bijyanye n'ubuzima bwabo iyo barwaye. Ariko bakagira umuntu ubakuriye bamwita titireri w'ivuriro rya gereza. Aha rero turashaka kureba icyo baba baramariye abanyururu bari bari mu kaga. Amakuru nabashije kumenya igihe nari muri iyo gereza ni uko ikipe y'abaganga yari iyoboye ubuvuzi muri iyo gereza ntacyo yigeze imarira abarwayi babaga bakubiswe cyangwa bakorewe irindi yicarubozo ku mubiri wabo n'ahandi hose, ngo batabarize cyangwa bakore ku buryo inzego z'ubutabera zamenya icyo kibazo. Ariko kera hakiri umuganga witwaga Kamanzi Werarisi, ibyo bintu yagiye abirwanya cyane, akanatabaza, akagirana n'ibibazo n'uwitwaga Kayumba Innocent wari diregiteri wa gereza. Ariko nyuma yaho Kamanzi avuyeho ubuvuzi bufatwa n'uwitwa Majyambere Federico, ari wari uhagarariye ibikorwa by'ubuvuzi. Guhera icyo gihe rero abarwayi barakubiswe, n'abaturage bandi batuye muri iyo gereza barakubitwa, bakorerwa iyicarubozo, ariko nta n'umwe wigeze atabarizwa. Aha rero nkaba ngira ngo mvuge nti abaganga bagize ubufatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye muri gereza ya Rubavu. Muri iyi gereza ya Rubavu hakorewe iyicarubozo ku bantu benshi cyane batandukanye. Hari abapfuye, hari abamugaye, hari abataye ingingo zitandukanye, hari abavuyemo amaso, hari abakutse amenyo n'ibindi byose byerekana ko bagize iyicarubozo, ariko nta n'umwe watabarijwe. Kubera iki rero abo bantu batatabarijwe? Kuba bataratabarijwe rero, kandi hari umuntu wari ushinzwe kuvura abo bantu, ni ikosa yabakoreye. Yabimye ubutabazi, yanze gutabariza abari mu kaga. Aha rero nkaba mvuga nti iyo aramuka
yarabivuze mu nzego zibishinzwe muri RIB ndetse n'ahandi kwa minisitiri cyangwa ku muntu uyobora urwego rw'imfungwa n'abagororwa, ibi ntabwo biba byarabaye ngo hapfa abantu bangana kuriya, hapfe abantu bangana kuriya, abandi bamugare, abandi batakaza ingingo zitandukanye. Ibyo rero rikaba ari ikosa rikomeye, kuko muganga yagiye kuvura abarwayi arabanza akakubaza wabaye iki, ukamubwira icyakubayeho. Bitewe n'ibyakubayeho, muganga atangira kuguha imiti akurikije ibyo wamubwiye. Abenshi rero bajya kwivuza babaga barakubiswe nk'uko nabivuze, baracitse imwe mu myanya mu ngingo z'umubiri wabo, akabyandika. Niba nabyandikaga simbizi cyangwa atarabyandikaga, ariko ikigaragara ni uko ntacyo yakoze kuri ibyo bintu. Ibyo rero bikaba bivuze yuko wari ukuriye ivuriro ariwe Majyambere Frederico yagiye ahisha ukuri ku birimo kubera muri gereza ku Iyicarubozo. Ibyo rero bikaba ari byo kwamagana kugira ngo n'ahandi bitazahaba. Ibi rero tuba tubivuga kugira ngo abashinzwe ubuvuzi mu magereza birinde kandi barinde abanyururu Iyicarubozo, batanga raporo ku babakuriye kugira ngo bakumire yuko twakomeza gutakaza abanyururu benshi mu magereza bazize Iyicarubozo. Nababwiye ko hari fondasiyo Niyitegeka irwanya akarengane n'Iyicarubozo. Twe dukurikirana cyane cyane ibibera mu magereza, nacyo bituma uyu munsi tuba twongeye kubigarukaho, twerekana n'abantu bagiye bagira uruhare mu Iyicarubozo ry'abanyururu kugira ngo bikumirwe. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, twibanze cyane ku rwego rw'ubuvuzi. Urwego rw'ubuvuzi kuba ari rwo rwakiraga abo bantu bakora Iyicarubozo, ariko rukaba rutarigeze rutabariza umuntu n'umwe. Ikindi cya kabiri, abo bantu bajyaga kwivuza, hari igihe bahabwaga taransiferi bakajya kwivuza ku bitaro bya Gisenyi. Ku bitaro bya Gisenyi naho rero abakuriye ubuganga nabo ntacyo bamariye abo banyururu babaga bakora Iyicarubozo kugira ngo bimenyekane maze ababikoze bahanwe. Niyo batahanwa ariko bigatuma hakumirirwa ko hari undi muntu wundi wagirirwa Iyicarubozo bikorewe muri gereza. Murabyumva rero ko abaganga babo muri gereza, babo mu bitaro bya Gisenyi, bose barinumiye, bararuca bararumira, bariyicarira. Ahasigaye icyo bakoze ni ukuvura, ariko bakibagirwa yuko bagomba kuvura umuntu. Mu kuvura umuntu bakagomba no gutanga raporo kugira ngo bakumire yuko ibi bintu byakomeza muri gereza ya Rubavu. Aha rero nanone tugikomeza kuri Iyicarubozo, hari abantu bagiye bagira uruhare rukomeye mu kwica no guhohotera imfungwa. Ubwa mbere twavuze ku bijyanye n'abaganga uruhare rwabo. Ubu rero noneho hari abandi bantu, baba abanyururu, baba n'abayobozi ba gereza, bagize uruhare mu guhohotera izo mfungwa. Ubundi iriya gereza ya Rubavu nagiyemo mu kwa 9, 2018. Bahura nari mfungiye, bambwira yuko bagiye kungorora, yuko ndimo kwitwara nabi. Ndagenda barampakira imodoka baranjyana. Ngezeyo nkihagera bwa mbere, nkinjira muri gereza nasanze ikipe yari ishinzwe gukora Iyicarubozo, barandyamisha, barankubita,
bamerera nabi, umubiri wanjye wose wuzuye ibikomere. Iyo kipe ikaba yariyobowe n'uwitwa Yosefu Bakaniye, niwe wari ushinzwe icyo gihe gukora iyicarubozo, afite ikipe akuriye. Mu gukora iyicarubozo bagukubitaga cyane bikomeye, bamara kugukubita bakakuryamisha kuri sima kugira ngo urebe yuko aho bakubise hatabyimba cyane, iyo bagiraga imana. Ubundi bakagufungira muri kasho. Nanjye rero niko byangendekeye, ariko igitangaje kugeza ubu twagiye tubibwira abashinzwe ubutabera, ariko ntabwo bigeze banatubaza kuri icyo kibazo. Nkanjye nta bigeze anambaza ngo babwire uko byagenze, babwire n'uwankoreye iyicarubozo nuko yarikoze. Iyo kipe rero yari iyobowe n'uwitwa Makaniye, yabaga ikuriwe n'uwitwa Kayumba Innocent, ariwe wari deregiteri mukuru. Niwe wabategekaga ibyo aho bakubita n'ibyo bakubita, nawe ubwe yifatiraga inkoni agakubita. Bitangaje rwose pe, umuntu w'umugabo uri mu rwego rukomeye cyane mu magarade, afata inkoni aryamisha Niyitegeka hasi, aramukubita, yarambirwa agahereza abandi. Ariko ngiye mukukubita cyane yarambwiraga ngo Niyitegeka wowe wakoranye kandi ukorana n'uwitwa Himbara David, murimo kwangiza isura y'igihugu. Uwo rero witwa Himbara David naje gukomeza kubaza abandi bantu, ariko uwo mugabo barimo kuvuga dukorana Ninde, naje kumenya ko ari umugabo ukomeye wakoraga muri perezidanse, ariko ugiye nta nubwo muzi. Ayo mazina nayumvise uwo munsi. Nkaba rero naraziraga umuntu ntazi, ntarabona, tutaziranye, tugiye duhura, ntazi n'ibitekerezo bye. Wenda ashobora kuba afite ibitekerezo byiza cyangwa bibi simbizi, ariko banshinjaga ko dukorana, maze bakandyamisha hasi bakankubita buri munsi ngeraho mererwa nabi, ku buryo banjyanye ahantu mu ivuriro baramvura mu kavuriro kwa muganga, ariko banga kunjyana ku bitaro bya Gisenyi, ndakomeza mborera aho ngaho. Abandi bose rero mushobora kwibaza muti abantu bundi bakubitwaga baziraga iki? Nk'abantu benshi bakubitwaga ndi bubaye nk'ingero zitandukanye, hariho nk'uwitwa Ayishakiye Protogene, ubu yaramugaye agendera mu kagare, ntabwo abasha kugenda, ntashobora guhagarara, nta kintu ashobora kwikorera, ibintu byose ni ukubikorerwa. Uwo yari afunzwe, noneho ageze muri gereza, witwa Kayumba Innocent aramubwira ngo yamenye ko yibye amafaranga, ngo najye kumwereka aho amafaranga yibye yayahishe. Undi nawe mu kwigura akamubwira ati nzajya kuhakwereka. Igihe kigeze cyo kugenda aramubwira ati rega ya mafaranga ntayo rwose, nta nayo nibyo barambekera, ahubwo nanjye nagira ngo nkwikize. Aramuryamisha amukubita hasi, aramukubita iminsi irenga 2, ku buryo yamugaye amaguru, ntashobora guhagarara. Igipande mbese cyose guhera ku kibuno kuganisha hasi ntabwo gikora, nta kintu yakwikorera kereka afite umuntu umufasha muri ibyo ngibyo. Urumva ko icyo yakubitiwe nta mafaranga. Hari undi witwa Mekidade Ramberi Abduratifu, uwo yaravuye muri gereza ya Cyangugu. Ahageze mu gihe hamaze igihe kirekire, ataramara igihe kirekire amaze, ndumva ntabwo ndi bumenye neza igihe yaramaze, ariko nta gihe kirekire yaramaze kuko yarahansanze. Umwe mu Banyururu aravuga ngo afite simukadi iriho amafaranga. Ubwo rero abashinzwe umutekano imbere barimo witwa byinshi baramuhamagara ngo natange iyo simukadi iriho amafaranga. Arahakana ko nta simukadi agira iriho amafaranga.
baramukubita kugeza apfuye, bati kereka utweretse iyo simukadi iriho amafaranga tukajya kuyabikuza. Baramukubise arapfa kubera ko nawe yavugaga ko ntafite, arapfa birarangira azize amafaranga. Undi nabashije kumenya nkafitiye n'ubuhamwa byamwishe ni uwitwa Mwiseneza Anastase. Mwiseneza Anastase atuye hariya hakurya muri kariya karere, numva ari mu Rutsiro hafi y'ibitaro bya Murunda. Uwo nawe yarakubiswe, akubitwa n'uwari ushinzwe iperereza numva yitwa Gapira. Gapira yakubise abantu benshi. Uwo nawe rero yaramukubise kugeza apfuye, ku buryo inkoni arizo zamuhitanye. Nawe rero bakaba baramubwiraga ngo amafaranga yazanye ari hehe, akababwira ko afite igiceri cy'ijana gusa. Bati twamenye ko ufite amafaranga menshi wakuye ku ikipe aho wari waragiye gukora, kuko Abanyururu bajya ku ikipe bakajya guhinga bagakora n'ibindi. Bataye amafaranga yazanye arabura. Ubwo rero urumva yuko yazize nawe amafaranga. Ariko uretse Kayumba wagiye ayobora ibi bintu byose, ariko uyu nguyu bita Mwiseneza we yapfuye ku bwa, ntaho Kayumba yaragihari, yari yaragiye, yapfuye ku bwa Gahungu Efuremu. Ibi byose rero nababwiye Kayumba Innocent mu iyicarubozo ry'aba bantu yagiye abifashwamo n'uwari umwungirije wita Pateri Kamanda. Niwe wagiye amufasha muri ibi byose. Yakunze kugaragara, ariko nawe yagiye ahishira iyicarubozo ryabereye aho ngaho, kandi yari diregiteri wungirije, yagombye kuba ibyo byose yaragiye abibwira ubuyobozi nabwo bukamenya uko burwanya icyo kintu. Undi muntu wapfuye n'uwitwa Jean Marie wahariya Ikaduha, nawe yazize ko ngo yibye ikiringiti, arakubitwa arapfa. Undi wapfuye n'uwitwa Gahanzi nawe bavuze ko yagiranye ikibazo n'undi muntu, barwanye baramukubita kugeza apfuye. Ariko imirwano y'abo bantu ko ari babiri, Gahanzi n'uwo muntu, yari yarangiye baniyunze, ariko abashinzwe umutekano babifashijwemo n'ubuyobozi bwo hanze bwa gisivile bw'abacungagereza baramukubita arapfa. Hari undi witwaga Ndaribitse Jean Claude, ari we bita Seyeze, nawe yarapfuye bavuga ko yashatse gutoroka baramukubita, ariko ntabwo yigeze arenga igipangu. Aha rero naberekaga icyo abantu bagiye bazira. Ariko mushobora kwibaza muti Abanyururu bo kuki bari bashishikaye mu gukubita abandi Banyururu, abavandimwe babo? Iki nicyo gikomeye. Iyi kipe yose yari ishinzwe iyicarubozo, yari ikipe ihabwa ibintu bya avantage, igahabwa ibiryo bihagije, igahabwa n'ibindi byose mbese nabyita gahimbazamusyi. Mu kubona ako gahimbazamusyi rero byatumaga bahora bakora ibyo bishakiye. Aha rero muri makeya nababwiye icyo abantu bagiye bazira. Nababwiye ko jyewe nakubiswe kenshi nzira umugabo bita Himbara David, bambwira ko nkorana nawe, bakambwira nandika ibaruwa, impapuro zivuga ko nitandukanyije nawe, nanjye nkababwira ko ntitandukanye n'umuntu ntigeze nifatanya nawe, niba afite n'ibitekerezo byiza nubwo tuzamukurikira, niba afite bibi tuzamurwanya, ariko ntabwo nitandukanye n'umuntu ntarabona ntanazi. Nicyo gihe nazize. Abandi nabo nababwiye bose icyo bagiye bazira.
Aha rero nkaba nagira ngo muri makeya uzareba iyi video azamenye ko fondasiyo Niyiteka Theoneste irwanya iyicarubozo ikarwanya n'akarengane ikomeje kuzamura ijwi cyane cyane muri gereza ya Rubavu. Bavandimwe inshuti rero, nimukomeze murwanye iyicarubozo, mukomeze mudushyigikire, mutube hafi, maze turebe ko iyicarubozo ryacika mu magereza. Uzaba yagiye muri gereza azayataha ataramugaye, atahe ari muzima nk'uko yagiyeyo yongera agaruke. Aho ubundi nitutarirwanya abantu bazakomeza bamererwa nabi. Ariko hari icyo ntavuze ku witwa Nduwayezu Augustin wari umucungagereza wungirije. Uwo nawe yakoze ishyano rikomeye, yakubise abantu, abandi arabavunagura. Nanjye ubwanjye afatanyije n'uwitwa Gapira barankubise bamerera nabi. Akenshi nagendaga nzira ibyo ngibyo by'uwo mugabo bita Himbara David, bakamuvuga ngo ndamisobanure, nkababwira ntabwo muzi rwose. Muri make uyu munsi ikiganiro yanabateguriye naha gishojeje. Yari Dr.NIYITEGEKA Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umuganga, binyujije muri fondasiyo Niyiteka Theoneste irwanya akarengane ikarwanya n'iyicarubozo. Ubu ni bwo butumwa nabageneye uyu munsi.